hanyuma uyu munsi tuyo kuganira kuri byinshi ibintu byinshi bitandukanye ariko none urabizi ko ntago binoroshye kundi ruhande ariko dufite ingingo imwe turi buze kuganiraho uyu munsi nagira ngo dukwite tubangura dufite ingingo turi buze kuganiraho uyu munsi wa none twise ngo ingaruka zo kwibagirwa aho Imana yagukuye cyangwa se yadukuye ingaruka zo kwibagirwa aho Imana yatuvanye aha kari ibintu bikomeye urumva aho ngo dushobora kwanza kwibaza ese ahantu ubundi harahari aho Imana yadukuye ubundi harahari harahari cyane ariko harahari pe ahantu yadukuye harahari mbere ko tuvuga aho yadukuye mbere ko tuvuga ngo twarahibagiwe ubundi harahari harahari ahubwo no kwibagirwa nyine urumva ikibazo ni kimwe kwibagirwa aho yadukuye nicyo kibazo hanyuma se ingaruka zo kwibagirwa reka turebe ubundi kwibagirwa bwabyo ni iki kwibagirwa ni nishinga ano kuvuga ngo kwibagirwa ni ikintu wahuye nacyo wamara guhura nacyo kikakubera birashoboka ko cyaba ari cyiza biranashoboka ko cyaba kibi ariko ukagera ahantu hakaba hagukura mu mwanya waboneyemo cya kintu noneho bikagutera guhita uva muri cya kintu noneho wamara kukivamo ukibagirwa ariko bitewe n'ikintu kigigukuyemo hari ikintu donc hari ahantu uba wari uri bon reka nkwereke hari uburyo uba genda tuvuga urugero wavukiye ahantu uri umukene yego sinzi niba ariko bakivuga simbizi ariko ukennye ukazamuka ukava mu bukene ukabona amafaranga ukabona ubutunzi ukagira ahantu ugira mu gipangu kubaka igipangu cyangwa se ibipangu noneho wagira igihe ukajya wibagirwa ko wavukiye mu nzu y'ibyatsi ukajya wibagirwa ko wavukiye ahantu yo hirya hasi hahandi hamanegeka rode bar noneho warangiza wazamuka umaze kubaka ibyo bipangu wa wundi usigayeyo wahura nawe ukamutera ivumbi ukibagirwa ko nawe ariho wavutse ukigira kagarara ukigira mbese umuntu ukomeye noneho bikaba byatuma wibagirwa ko nawe wavukiye aho hantu wareba uwo muntu ukiriyo ugituye muri iyo misozi ukabona we ni umuntu nyine mbese muri make agasa nkaho atarimwe n'Imana uwo muntu ukiriyo noneho wowe ukumva mbese wamaze kugira mu rundi rwego urwo rwego wagezemo bikagutera kwirata ukumva urihagije mbese muri make uvuze akantu karanshimisha umuntu w'umukire yigeze abaho ntago yari umukire yabanje kuba umuntu usanzwe hanyuma yaho aza gukira amaze gukira atura mu ikaritsiye y'abantu bakennye hanyuma utumye mbyibuka benzanira ikindi kibazo noneho amaze kugutura hagati y'abantu bakennye bandi bakennye bahura n'ikibazo we akaboherereza amafaranga bamusaba ubufasha akabohereza amafaranga yego bapfusha akabohereza amafaranga bagira ubukwe akabohereza amafaranga noneho igihe kiza kugera imyaka n'imyaka barabimenyera baravuga bati uyu nguyu tumutumaho kugira ngo adutabare akohereza amafaranga yego umunsi umwe rero yaje gupfusha umwana apfushije umwana ntabwo kubera ko yarakize ntiyari kujya gucukura imva yego ntibyari ushobora nta masuka yagiraga iwe sibyo ntuze kugira ngo ubu ngubu hariho imva zisobanutse abakozi baba babikoze ugenda usanga mbere abaturage barabyikoreraga ngira ngo hari naho bakibikora ariko kugira ngo bagiye Imana yakoze ibitangaza noneho apfushije nta kintu na kimwe yarafite yashoboraga gukoresha ahamagara babaturage ariko yarafite amafaranga we yarafite amafaranga icyo bita amafaranga none ahamagara babaturage ni sawa abaturage rero sasa bari baramenyereye ko niba bapfushije yohereze iki amafaranga bagira ubukwe akohereza amafaranga ariko ntageyo urumva nabo rero nubwo barabakene baravuga bati uyu muntu ko adushukisha amafaranga aduhendeje amafaranga haryo ubwo bizagenda gute nabo babona rero ikintu
apfushije uwo mwana dukusanya byibura nabo bagenda bakusanya senkani 10 200 nyine baregeranye uko bareshyaga bamwoherereza nta numwe wahakandagiye noneho agira ikibazo ubwo buri kwira kandi agomba gushyingura umuntu we wapfuye yego agira ikibazo kimukomereye yibaza uburyo ari buze gushyingura umuntu nta suka afite nta hantu ntashobora gucukura ahantu wamutawe ngo ati Paul nyaboneka ifaranga niryo ryaje amafaranga yaraje baravuga bati mukomere Paul sana twabimenye bari kumwihangana twabimenye mwihangana nuko byarangiye amenye ikosa yakoze arimenya mu gihe atakagombye kurimenya akakantu kumve neza yarimenye mu gihe atakagombye kurimenya kuko umunyarwanda cy'umugana aravuga ngo yonza kumenya yari ijambo ariko iza nyuma wamaze guhura n'ibibazo so rero kwibagirwa ni ikintu kibi ariko uba wibagiwe ahantu wari uri cyagiye icyo gihe rero iyo uhibagiwe bikubera ikibazo ariko ntabwo twasenze twagiye turizamura umwami w'abami data twese ni wowe igisubizo cy'ibibazo byacu uyu mwanya turi imbere yawe muri iki kiganiro mbwira nawe turagusaba ngo abe ari wowe utwiyoborera kandi umwuka wera akomeze kwigisha buri wese natwe twese duha imbaraga zo gukora ibyo ushaka ko dukora uturinde hatagira ibyo dukora wowe udashaka ahubwo dukore ibyo ushaka abatwumva bose abakurikirana iki kiganiro ubaha umugisha kandi bajye bavaho bagera aho ushaka ko bagera tubiseze mu izina rya Yesu amen kugira ngo si ibyo dukomerezeho uko rero bimeze nuvuga ngo nkuko nabivugaga kwibagirwa hari ubundi iyo wibagirwa ugira ngo ntihazaza ingaruka yego ntabwo izo ngaruka uziteganya umuntu yakugiriye neza yakwishyura hari ibintu njya mbona njya nkunda gusoma ugasanga umuntu yishyuriye umukobwa amafaranga minerivare aramwishyurira kaminuza yose cyangwa na secondaire yego ararangije azi ko ari umusore arangije amukoreye byose amugura utuntu amuha udufaranga tw'amatike biki byose yarangiza hakaza undi wifitiye imodoka nziza hakaza undi ufite akazu ke keza akamunyushura akamutwara yamara kumutwara kibagirwa ko hari umuntu igitumye akunzwe n'uwo musore ufite imodoka nyumviriza neza yego igitumye akunzwe n'uwo musore ufite imodoka wabona kandi umwuka wera ashobora kuba ari kutubwira gutyo kuko kubera impamvu noneho akibagirwa ko uwo musore amukundiye ko yiza akarangiza yego ariko kandi kwiga kwe yabigizemo uruhare uwo umujyanye nta ruhare aba yaragize yego uruhare rwagizwe na wa wundi wakoze igikorwa none ikintu akoze arakirangije akirangije yishimira ko uwo yareze amuba hafi amuganiriza ageze ku ntego bagiye kugera ku ntego yabo nziza yego yazajya kubona akabona aramuswatsa wa mukobwa aragiye kuri wa musore utarigeze ugira icyo akora yego ngo nuko amubonanye iki n'iki sibyo yego hanyuma rero yazagira agahura n'ibyago n'ingumi hakazamo ingumi hakazamo kumuca inyuma imbere njye ntabwo nyavuga kumuca inyuma amuca inyuma ntiyabimenya kumuca imbere hanyuma noneho yarangiza ntabone umutekano icyo yakurikiye yarakibonye yabonye imodoka n'inzu n'amashuri ariko aho wihajya kuko amashuri yakoreshejwe na wa wundi yanze yego tujya twumva utu tuntu aho ndabona kumva dukurikirane amashuri azwi na wa wundi wabikoze ahubwo w'icyo yashakaga ni ya nzu na ya modoka ntabwo yashakaga uriya mugabo ukomeye kuko umugabo yari amufite arindiriye ko bazakorana ibirori n'ibyishimo abonye ibyo yararikiye hanyuma aramwibagiwe yibagiwe wagize uruhare rwe kugira ngo agere aho ngaho wagize uruhare aramwibagiwe sibyo kandi nawe watumye uwo nguwo wundi amubona ni ukuvuga ngo uriya muntu umubonye amubonye ubwiza wa wundi wamukoreye bya bindi yamusize ubwiza amusiga ishuri amusiga amashuri noneho arangije we uwo mukobwa we ntigeze areba uwamusize amashuri ahubwo yarebye imodoka na ya nzu
amaze kuyireba yumva nibyo byiza kuko wamusize amashuri yatakaje umwanya munini wo gutakaza amafaranga kugira ngo azagire iyo modoka nyuma. Yego. Wa muntu ari gukorera icyo agomba gukora amaze kumugeza ku cyo yashakaga kugeraho. Bundi uriya muntu afite intego. Yego. Hanyuma iyo ntego rero wa mukobwa ibyo arimo we icyo ashaka ni ukureba, arangije ntabwo yarebye ko utaguze imodoka utubatse ya nzu ngo arebe amafaranga yose wamutanzeho, kwaba yaraguze imodoka cyangwa aba yarubatse ya nzu, ahubwo akareba inzu yuzuye ariko itari muri ya mafaranga yatangiwe, akareba imodoka nziza ariko itari muri ya mafaranga yatangiwe. Hanyuma ubwiza yara afite sasa, ura musore uje umusanga ufite imodoka nziza, ubwiza bwatanzwe na wa wundi wamwishyuriye amashuri. None undi agiye gutwara ubwiza atigeze arera, atazi inkomoko yabwo. Ariko zikorera umwana wazaje kubona ageze mu zabukuru, nanjye mu zabukuru amaze gukura, ukajya kubona ukabona arakubwiye ngo yewe mwandeze neza ariko murabeho. Nicyo nashaka nuko ndabonagaho ndyama, ibyo nashaka ndabibonye, mwagize neza akagenda. None rero icyo nanivuze, uyu mukobwa akagenda agashakana na wundi ufite ibyo bintu. Iyo ageze rero agahura na bya bibazo, wa muntu winjira muri ya modoka akamusanga atari ko ameze. Icyambere amagambo amubwira ntago ahwanye na wa wundi wamwishyuriye ishuri. Yego. Kuba mwishyuriraga ishuri yirindaga kuba yavuga nabi, yahoraga amugira inama amubwira ati ga imbere ni heza, sibyo? Ntago batonganaga ngo bangane n'icyo cyose. Ariko uyu nguyu we agiye kumubwira ati niya namenye ko hari umuntu wamurihiye, ari umusore, aramucyurira. Gabatese ubundi nagushobora uwo wanzu wakurihiye none ugiye ubuse wari uzi ko ngewe nzakumarira iki, kandi nuwo ubu nanjye ndabizi unca inyuma uragenda, sibyo? Unca imbere ukagenda. Hanyuma nari nzi ko runaka wakurihiye ari uzabana nawe, none dore ni ngewe ugufite, akakwibutsa, agatangira kukwibutsa. Numva akantu gakomere karemereye nuko yamwibukije ntaba agifite uburenganzira bwo kongera kuza ngo asubire inyuma asange wa wundi wamurihiye. Uwamurihiye yaravunitse, ararira, arihanagura, arongera avuga ati okay natware. Yego. Ntabwo ashobora kumukura kuri wa mugabo kubera ko yaragiye, ntakiri umukobwa yabaye umugore. Yego. Yenda yaranabyaye, amuhindutsa natwitenda. Ntabwo uriya musore azongera azavuga ngo nubwo natanze amafaranga yanjye, aramutse agarutse namwemera. Yego. Nanabwire nk'umusore waba utekereza ibyo bintu, akavuga ngo okay ndabyihanganira ngo nubwo yaragiyeyo ariko akaba yahukanya agatana n'umugabo, ngo reka mutware ngo ngaruze ibyanjye yajyanye. Yego. Uyu musore yaba atazi gusoma no kwandika. Uranyumva neza? Yaba atazi gusoma no kwandika kuko igihe yagendaga ntabwo yarayobewe ko yamwishyuriye. Yego. Ntabwo yarayobewe ko yamubaye hafi. Ntabwo yarayobewe ko yamujyanye kumuha amata. Ntabwo yarayobewe ko yamujyanye mu isoko kumugurira utwenda. Icyo gihe rero no kuvuga ngo kuba yaramutaye suko yari yaragiye mu mahanga akaba abona ategereje agaheba, akabona imyaka irangira. Oya, ahubwo nuko yabonaga atamwibonamo, irari riramutwara, agwa mu rwobo rurimo imyanda, yibagirwa hahise. Rero uyu musore ntakavuge ngo namusubirana, oya, n'ubundi anaje ntabwo yamukunda kuko n'ubundi ntiyigeze amukunda ngo amugaragarize ibyiza yamukoreye. Yego. Guko ngayo. Aho katiri kureba ku kwibagirwa icyari cyo. Hanyuma tugere kuri point yacu nyirizina. Yego. Ubundi turi kuvuga ngo kwibagirwa Imana yadukuye. Tubonye kwibagirwa icyari cyo. Yego. Aho tuvaniye, aho tujyaniye. Bero kutuvuga ngo aho Imana yadukuye, ubundi aho tuva ni hehe? Ni habi. Gute? Ni habi pe. Reka tuvana batandukanye. Ni gute? Atandukanye gute se ko hoza ari habi? Ubuse reka nkwereka. Hari ubwo ngenda ndavuga reality biriho cyangwa ibivugwa. Mbwira. Iyo ujya kubona kavuga ati umwana, urugero umwana akavuga ati ngewe ndi umwana wa pastor wa mushumba Revera Simone. Yego. Yaravutse mbone wacu ari agakiza tugo gusenga muri make tumeze neza. Yego. Itorero rirakomeye. Ibintu biragenda neza ryo zacu gihari. So ngo umwana ntavutse neza. Undi ati
navutse iwacu numva ibintu bidondanga bavuga ati turahamagara abakurambere biki n'ibiki bya bintu byose twavugaga kera muri bya biganiro byatambutse. ahe Muri make urumva nguwo naramuka yakira agakiza eh azavuga ati hari ahantu Imana yankuye. ku buryo turi kujyana ku buryo umwana pasiteri uretse mbese wongera yego hanyuma njye ndavuga ndi kubera realite y'ibiriho cyaze bivugwa ibyo bigarukaho. Hanyuma ukumva ati ngiye byo uri kuvuga ntabyo nzi, mbonye navutse mbona iwacu dukijijwe, data ari pasiteri, ari revera apotre runaka, ati nanjye nkomereza muri umurongo, kandi navutse mbona ubuzima bugenda. Ati mbo ati gusa ndumva ari byiza mbirimo neza, ati kuva ikigenda bikuriyemo n'ubu mbirimo neza, ubuzima burakomeza, imodoka ya data ndize mfatiye yangira byose bimeze neza, ubuzima bumeze neza. Hanyuma nk'uwo muntu naho azagenda avuga ati aho wankuye data ndahibuka, azavuga ko ari hehe? reka mbere ku mwana wa pasiteri. Ariko izo ngero urabizi ko zibaho, izo realite zibaho. Ese ngiye kubarundanya hombi ntacyo bitwaye icyo no ngo ari uwavukiye kwa pasiteri, ari n'uwavukiye aho bahonda bacuragura batorekera bagira gute banywa amayoga bagira gute bakubitana, abo bose bavukiye mu isi kwanza. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, bavukiye mu isi iri mu ibyaha. Arakanu nshaka tuzakosora, ubundi isi yose ntago yigeze yandura rwose. Nge bihagazeho n'amaguru yanjye yombi, ntabwo isi yanduye, ahubwo yandujwe n'abayituye. Sibyo? Yego. Icyaha cyiza nicyo cyatumye abantu batekereza ko isi yanduye, ariko mu by'ukuri ntabwo isi yigeze yandura. Yego. Ahubwo handuye abayituye. Abantu tujye twumva imyumvire yacu igitandukana. Umuntu ugasanga umuntu hari nk'umuntu ujya usengera nk'ibyo kurya, agasenga ngo byavuye mu butaka bwanduye. Njye njyumva rwose no kuko Imana ndahiriye hano unabisengeye gutyo sinaba nkibiriye, kuko urashaka kuma ibintu byavuye hano handuye kubeki kare kubisenya ngo byezwe. No ibiryo byanduye, ubwo ibishimbo byanduye gute, imyumbati yabayanduye ite? Ubu se abantu tujye tubyumva neza, kuvuga ngo ntabwo isi yigeze yandura, ahubwo handuye abantu bayituye. Kuko uyu munsi tuvugana, iyo abantu barwana bicana, ntabwo ari isi biri kubikora, biba biri gukorwa n'abantu bayituyeho. Abantu iyo bituye hasi babishe umuntu, bamutemye, bamurashe, bageze gute n'iki byose, abaguye ku isi. Isi yo yarumiwe, ahubwo iravuga ati isi ni ibiki, kuko umuntu burya niwe wanduye, akora ibintu bitari byiza bituma yandura. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ari umwana wavutse kwa pasiteri, ari n'uwavutse avukiye aho ngaho nyine twase tuvuga, bose bavukiye ku isi. Hanyuma itandukanirizo nuko imivumo itangana cyangwa se ibibazo bitangana. No kuvuga ngo uko byagenda kose, uyu mwana wavukiye kwa pasiteri yarizi, yigana n'abantu bafite ababyeyi baterekera. Ese abo ntibicaranye? Ese ntibavuganye? Ese uwo mwana wa pasiteri koko ni marayika? Si umuntu? Ese ntajya acumura we? No kuvuga ngo niba acumura hari aho agomba kuva, hakaba n'ahajya. Ese ni ubwo urashatse kuvuga ngo niba waravukiye kwa pasiteri ntabwo uzigera wihana? Uzajya ureka pasiteri abyihane? Uzajya ureka pasiteri abyihane hanyuma byikorere byose ukomeze bidamararira uvuga uti pasiteri arahari? Ntabwo ari byo. Buri muntu wese ijambo ry'Imana rirabitubwira, aziyikorerera we mutwaro. Niyo mpamvu utakwirata kuri uwo kwa pasiteri cyangwa uri uwo kwande. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, inzira zose wanyuramo, byose uko byagenda, waba uwo kwa pasiteri waba uwo mu baterekera, ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nta na rimwe uzigera uvuga ko isi wicayeho cyangwa se ahantu ugenda udahura n'ibibazo. Urarakara, uratukana, uravuga nabi, muri make ntabwo wigera, ntabwo uragera ahantu, ntabwo uri muri paradiso. Uko wavutse, ndashaka kubwira ngo uko wavutse niko kuko wavukiye mu isi nyine. Uvukira mu isi abantu bakubanjirije bamaze gukora ibibi, bakoze ibibi. Erega no pasiteri ashobora kuba atameze neza, ashobora kuba ashobora kwitwa pasiteri ariko mu by'ukuri ashobora kwitwa pasiteri ariko mu by'ukuri nawe acumura, akora ibyaha. Ashobora kuba afite ibintu runaka akora,
icyo gihe rero ntabwo wavuga ko umwana wavutse kwa pasiteri, niba na pasiteri ubwe acumura akaba akora ibidatunganye akaba adashobora kwirinda, uwo mwana nawe ashobora guhura n'ibibazo. Uko ahura nabyo ashobora guhura nabyo bitewe n'uburyo yavutse, bitewe n'urugo yavukiyemo. Nubwo hanze babona ari pasiteri, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze ngo yenda pasiteri yujuje 90%. Afite ikibazo, ari ku isi, ahura nawe n'abantu, nawe aracumura. Paulo niwe yabivuze, avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo ntiturageraho Satani adatera ibuye. Nuvuga ngo niba tutarageraho Satani adatera ibuye, nuvuga ngo uko byagenda kose ntabwo navuga ngo umuntu wese yera 100%, ahubwo hari igihe kigera agacumura bitewe n'isi cyangwa se bitewe n'abantu ahura nabo. So rero mu magambo make, uriya mwana waba uwo kwa pasiteri yaba uwo kwa nani, yaba uwo kwa pasiteri cyangwa n'uwo hahandi nyine hatameze ukuntu nawe bose bagira aho bava, bose bafite ahantu bava kandi bafite inzira bagomba kujyamo. Yego, iyo nzira rero itangizwa na nuvuga ngo gufata amasezerano ukuye ahantu. Yego, kafata sinye ukayahabwa kandi ukayasobanurirwa, akubwira ngo aho waruri ntabwo ugomba kuhaguma, ahubwo hari ahandi ugomba kujya, kandi aho ugiye yego urahahagarara ariko witeguye kuzajya n'ahandi. Yego, ibintu bitatu. Hari aho waruri ugomba kuva, yego, noneho hari aho ugiye kujya hagengwa n'ayo mategeko baguhaye, ukahahagarara ariko utazahaguma iteka, ufite ahandi hantu uzajya hagatatu. Aho hagatatu niho hanyuma. Ubwo yenda niba uraza kumbaza kunari hehe, reka mbe mbyihori. Ubwo rero hari aho ugomba kuva, hari naho ugomba kujya. Aho ugomba kujya hari naho uzagera. Hari naho uzagera. Yego. Ushaka kugendera kuri ayo matiki ntacyo. Ubwo turebye nyine aho turebye aho tugomba kuva. Yego. Ari naho turi aho wenda naho turi. Tubanze tuhajombe cyane. Nuvuga ngo uyu munsi iyo twinjiye mu ijambo ry'Imana, cyangwa tukinjira mu by'Imana itubwira, umuntu wese yakoze ibyaha niyashikira ubwiza bw'Imana. Umuntu wese. Yego. Sibyo? Nta numwe wasigaye. Nta numwe wasigaye. Ariko noneho muri uko gukora ibyaha afite uburenganzira, hari promotion. Sinzi niba ndabyita promotion, na amahirwe, kuko nibuka ko Yesu ari wo wazanye ayo mahirwe. Yego. Kera buriya Imana yari ndakare. Imana yo wakoraga icyaha ko kanya. Uvuze ngo ugiye nko mu rusengero cyangwa ugiye ku mutambyi, wagwaga aho ngaho ukahagwa. Yego. Hanyuma Yesu araza aravuga ngo ntabwo abantu bakwiriye gupfa, ahubwo bakwiriye kubona ubugingo ndetse buhoraho. Yego. Sibyo? Aravuga ngo rero ntanze ubuntu. Ubu buntu nibwo butuma umuntu wese agomba kuvaho yarari muri bya bibi yakoze, muri bya byaha yakoze, hanyuma akahagarara handi ariho bita mu gakiza. Yego. Sibyo? Yego. Ako gakiza rero niko katuyobora mu buryo bwo kuzabona ubugingo buhoraho. Ako gakiza niko kaduha inzira. Mbese ni nkuko tuvuga urugero, uvuye nk'Icyangugu, iyo ugeze ku Kinyoni, yego, uba watangiye kumva ko winjiye mu murwa. Yego. Ariko utarawugeramo. Ariko ubu urebesha amaso. Ariko mu by'ukuri ufite amatsiko. Yo habayeho ambutiyaje, uravuga ati se ndagera mu murwa ryari. Yego. Icyo gihe ugakomeza ugakumburira kureba mu murwa, ariko imodoka ntiraguruka, shoferi ntaragutwara uko wowe ubyumva, ahubwo wonyine urakomeza ugira amatsiko, se nimpagera bwije ndahabona. Yo hageze bwa mbere, twahageze bwa mbere ukabona ni inyenyeri, ukagira ngo se ni ibiki, inyenyeri ziba ku isi. So mu magambo make rero, hari aho uva, hari naho ugera. Yego. Aho ngaho ni naho utinda cyane. Ahantu urahatinda cyane ukamara igihe kinini. Ahantu ubugeze. Ahantu ubugeze. Donc aho uvuye wahabaye utanahazi. Aka kantu mukumve cyane. Aho uvuye wahabaye utanahazi. Ntabwo wari uhazi pe. Sibyo? Ni nk'umuntu wagufata igitambara agapfuka mu maso, akagutwara mu modoka akakujyana ku Gisenyi, yaguteye n'agashinge yenda n'uburyo. Yego. Hanyuma wazajya gukanguka ugasanga uri hejuru y'amazi. Yego. Urikanga.
akavuga ati saha hageze gute burya ndi hano burya ndaha aha ni hese bigatangira kugucanga ubwenge butaragaruka neza ariko nyuma ukaza kugenda ureba imisozi ukarema wazajya kubona ukabona usomye ku Gisenyi ukavuga ngo ndi ku Gisenyi kandi ntabwo ariko nahagaro naho kandi ari siho naho nukuvuga ngo ahantu nahageze so rero icyo gihe uwakujyanyeyo afite ububasha bwo kongera kugaruka sibyo akongera akagupagiza imodoka noneho ataguteye urushinge atagupfutse igitambaro akakuzamura mu ruhengera akakugeza i Kigali urumva noneho ukabona uri hehe mu murwa ahantu heza cyane ukavuga uti hahandi narindi hari amazi ariko ntiharyoshye nkuko umujyi uryoshye ukumva utagiye kwishima ariko uko byagenda kose uwo mujyi nubwo ugezemo hari ahandi ndavuga ibyerekeye by'Imana nukuvuga ngo uvuye mu byaha byaho bivuyemo hanyuma umaze kuva mu byaha uje muri ka gakiza twavugaga ako gakiza rero ho urahatinda ntabwo uhita ujabuka urahatinda kereka igihe Imana ishatse kugutabara ikaguhamagara ikakujyana ariko mu gihe itaraguhamagara aho niho utinda aha rero hararyoshye kurusha ahandi hose njye buriya njye mbona nubwo ijoro riryoshye nubwo ijoro riryoshye ariko njye mbona mu gakiza ariho haryoshye cyane kubera iki ijuru nitugerayo ntabwo tuzigera duhinga ntabwo tuzigera tubonana na Bienvenue ntabwo tuzigera tubonana na runaka oya tuzaba turi muri haleluya gusa sibyo nta mirimo izabikuvuna ntuzabira ibyuya uzahora uri wera urumva nubwo ijuru riryoshye ariko ntabwo uzatembera nguje ku Kibuye nguje Rwamagana uje hehe uje Tanzania Kenya na hehe Amerika n'ahandi abazakurikira ibiganiro byose bagiye bamenya ko tubazi hose noneho icyo nshaka kuvuga ni iki nukuvuga ngo ntabwo ijuru riraryoshye ariko ntabwo nge simbyumva ukuntu haryoshye aharyoshye cyane nge mbona ni mu gakiza wamaze kwinjirizwamo ariko hinjizwe nande na Yesu waje kugupfira Yesu waje kukubambirwa aravuze ngo noneho sinshaka kuguma muri ibyo byaha hari umugabo wanejeje uryohera uriya mugabo wari umaze iriya myaka myinshi cyane aryamye ahantu abantu benshi bakaza kwiroha mu kidendezi marayika agahindura amazi ariko we kubera ko nta ntege yari afite akabura umufasha none ikintu gitangaje umunsi umwe Yesu arahagera ahageze hari ibintu byahindutse aho yari aryamye yarahamaze igihe ariko muri uko kuhamara igihe ntabwo yigeze acumura uko ntekereza yakomeje kwiringira ko marayika naza arasanga yitunganyije yahoraga yitunganya iteka yahoraga yumva ataza gucumura kuko nacumura arajya mu mazi ntiyakire icyago yari afite final rero ikintu cyabayeho nuko Imana yakoze igitangaza Yesu arahagera ahageze amuhindurira amateka ubuzima bwe burahinduka amutereka hahandi yabonaga atikura none harahikura ahakurwa nande na Yesu hanyuma none hahana atashoboraga kugera none harahagera urumva ko yisanzuye ariko mbere nta bwisanzuro yari afite mu by'ukuri ibyishimo byabaye byinshi kuruta ibyo yari afite arwaye aryamye hasi nicyo gituma mvuga abantu bose badukurikira ahantu haryoshye badakwiriye kujya bapfa kwibagirwa arya turi kuvuga ngo kwibagirwa Imana dukuye ingaruka zo kwibagirwa Imana dukuye none aha hantu twashizwe nshuti yanjye ahantu twashizwe ndumva sinzi hari ikintu kikuryohera mu kanwa kumva harimo icyanga nuko ngo akagakiza niko nge mumbabure ntago mfobya mu ijuru ariko akagakiza ahantu gahagarikiye aho uhagaze aho ngaho hararyoshye ukwiriye kuhagumuka komeza uhasigiriza ntihagire umucanga ugukoraho ntihagire ikindi kintu kikugiraho ahubwo ukumva ukomeje kuryohera muri ka kantu niba ari akazitiro Imana yagushyizemo Yesu yagushyizemo ako kazitiro nturunguruke umviriza nturunguruke cyangwa ngo ushake uburyo wacipata ngo usohoke oya gumamo aho hantu hagumiremo uzahariramo uzahanyweramo uzahambarira uzahakirira uzahabonera ubuzima ariko unafite ikindi utegereje haba ku kintu yabivuze yavuze ijambo rikomeye cyane aba ngo nzahagarara
ku munara wanjye ndindire. Yaravuze ngo nzarindira, ntabwo yavuze ko azarambirwa, ahubwo yaravuze ngo nzahagara ku munara ndindire numva icyo Uwiteka ambwira kubw'icyo namuganyiye. Ni ukuvuga ngo azategereza, ntabwo azacogora. N'umuririmbyi yararimbye ngo ntimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ni igihe Yesu azaza, naho cyatinda nzagitegereza. Naho cyatinda nzagitegereza. Imana ishimwe. Ni naho yabwiye Habakuki, ni naho yabwiye Satani amurasheho kenshi. Yaramubwiye ati umva rero Satani, mubwize ukuri, namaze gusobanukirwa ahantu mpagaze ntiwahangura, naho umutini utatoha. Sibyo? Inzabibu ntizere mu mirima yanjye, amatungo agashira mu biraro. Aravuga ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka, nta kintu gishobora gutuma mva ku cyo Uwiteka yasezeranye. Imana ishimwe. Amen. Rero kwibagirwa aho Imana yagukuye, nukuvuga ngo yagukuye hahandi habi igukize heza. Imaze kukugeza heza, utangira kumva kuri umuntu ukomeye, utangira kumva kuri umuntu uhambaye. Njya mbibona, harabona njya mbona da umuntu wavukiye hahandi, ni kuri Imana nkabona umuntu wavukiye hahandi nzi. Umuntu yajya kumusuhuza akabati kwakira Yesu. Hari protokole, hari mbese abantu sinzi ahantu bagiye kwitorera, ibintu byahinduye isura, sinzi ahantu bitoreje. Ntabwo mbivuze nabi, ni mu ntera amabuye abantu ntavuze gutyo, ariko reka mvuge gutya. Ni mu ntera amabuye, ariko ntacyo bitwaye, ntabwo mwahita mugeraho none. Ariko ugasanga umuntu yibagiwe ahantu Imana yamukuye. Yari umuntu uri hariya hirya hino de bare wavuze, ariko igihe kirageze atangiye kumva ko ari umuntu ukaze. Mbese muri make ubwo afite akamodoka kaba gashaje kaba kagize gute, abantu bamuguriye yenda cyangwa se umuntu wagize impuwe Imana yahaye imuhaye kumuha akantu, atangiye kwibonekeza yigize ibara. Mbese muri make nta muntu ushobora kumukoraho. Ariko se bigaterwa n'iki? Biterwa no kwibagirwa. Azagize ngo hari ikindi kibitera. Menye ko harino bibutsa kamuga ati ariko sha uribagiwe kuko uranga kunsuza, uribagiwe ejo bundi hanga ukaba wanamwibutsa. Wabivugira imbere ye? Hari abakecuru rwose bavuga ati reka mubwire uriya muhungu wanjye nubwo yibagiwe. Arayimubwira, ariko icyo gihe umukecuru narwara. Umukecuru uvuga ati uriya muhungu wanjye reka nzamubwira rwose, reka ngubwire ansobanurira impamvu yahindutse. Ntabwo ari kurana namureze. Uriya mukecuru narwara kwa heri. Ntujye mbabavuga ati ntabwo ari kurana namureze umwana wanjye. Ntabwo ariko namureze, ariko byararangiye. Yamaze gutakaza umuco. Ntabwo agifite umuco nyawo. Yibagiwe ahantu yavuye. Ugasanga umuntu afite protokole, mbese muri make abantu niba yinjiye ahantu abantu barirutse, mbese begeyeyo, hatagira ukora ku ikote rye, hatagira n'ibindi byose. Biriya bintu babyita kwibagirwa. Ariko harimo n'ikindi kintu kimwe ntavuze muri iki kiganiro. Kirahari nabo bakiyumvemo. Imana ibasobanurire, kuko ntago nyivuze cyaba ikintu kinini cyane, ariko ndashaka kukubwiza ukuri, ntago bakwire kwibagirwa ahantu bavuye. Ese reka twinjire mu gipastori. Reka twinjire mu gipastori, sibyo? Abushize sinzi niba hari ikiganiro twavugaga, sinshaka kugisubiramo, ariko umupasiteri kera iyo wabaga uri umupasiteri, wabaga wubashywe, ariko ukaba hagati y'abakristo. Ukicara mu bakristo, mukajya gutya mukadandura imisambi, mukicarana mwese hasi, sibyo? Ariko ngenda nabikora. Ngiyewe abakristo turasabana rwose, si ukwihimbaza, abari kutwumva banahamagara bakabivuga. Ngiyewe ubundi umushumba akwiriye kuryama hasi, ntama zikamujya hejuru, zigakina, zikamushotora, zikamutera ibyondo, zikagira gute. Iyo mvuga kumutera ibyondo, niba abandi bahura n'ibibazo mu itorero, nta muntu ushobora umushumba agatuza. None se yabigira ati Yesu yigeze se arwana? Hari ahantu wigeze ubona kuva muri Mariko Matayo kugeza mu byeshu hari wabonye Yesu arwana? Rero mu magambo make icyo nshaka kuvuga niki, ni ukuvuga ngo niba koko uri umupasiteri, abapasiteri munyumve, ntimugire ngo ndi kuvuga nabi. Dukwiriye kwibuka ahantu twavuye, ukibuka uburyo mbere wagendana n'ibirenge, ibirenge byarabyimbye, byarasataguritse, ibirenge byaragize gute. Imana iragutabaye, ikuvanye muri bya bindi wivurugutama, inzoga, ibikiriki byose ibigukuyemo. Hanyuma urangije aho kugira ngo ushimire Imana, ugenda uce bugufi cyane, ugize n'amahirwe ubonye urusengero urabonye, ubonye abakristo baraje,
abakristo bamaze kuhagera bibaye ngombwa ko ugiye kubayobora. Uko kubayobora kwawe rero ntabwo ukwiye kubayoboresha igitugu. Bienvenue, ndashaka kubwira ngo hari ibintu ugomba kumenya. Uri umupasiteri yego, kuko Imana igukoreye igitangaza iguhaye itorero. Aho kugira ngo abakristo ujye ugenda baragukenera. Uzi ko ari ahantu nzi nagiye numva hari n'ibyo nabonye nibone nafashe urugendo ndajya. Umupasiteri niba umukristo akeneye ntuza service runaka kwa pasiteri, bakamubwira ngo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kangahe niho azaboneka. Yes, kandi ari muri biro rwose, ngo uwo munsi ntago ngo ushobora kumubona, nta gahunda mwahananye ntabwo amubona. Ari ikitsike ariko niko biri, kubera ikitse niko biri. Ariko kuki Bibiri tubwira ngo iki? Intama zumva umwungeri. None we ntabwo yemera gahunda, ntabwo yemera gahunda, ntabwo ukunda gahunda. Uretse ko jya banavuga ngo Imana ikunda gahunda. Ariko gahunda ni iki? Gahunda ni iki? Gahunda nyine kugera kuri gahunda nyine. Yana ni dushaka tugira impaka. Gahunda ni iki? Kugera kuri gahunda pasiteri agwaye. Reka nkubwire ikintu utazi. Uriya mupasiteri aba pasiteri kuko afite abantu barenze umwe ayoboye. Yego. Adafite abantu abayoboye yitwa pasiteri nyabaki. Witwa umupasiteri. Ubundi hari abantu batanasobanukiye izina pasiteri. Bakapfa kurivuga gusa batarize. Nk'ubu hari abantu nzi biyise ba apotre, biyita abantu z'aba bishop, biyita ba niba ari ba senzere ba engineer, sinzi ko bivuga ntabwo. Abo bose wababaza apostle bisobanura iki? Adashobora kubikubwira. Yego. Ari gupfa kubyitirira gusa. Afite abantu 7, afite abantu 50, ariko aba apostle gute? Cyari utuntu buri utuntu mba ndeba nkibaza bikancanga. Nuvuga ngo ntafite itorero i Burundi, ntafite itorero muri Kenya, ntafite itorero muri Amerika, ntafite itorero handi, ariko yiswa apostle. Miss okay, na singuteye. Ariko bura muri vision bo wene ariko uzagena na vision kuki mu mitekereze abantu biplanning aba bati nzarifungura. Yari warindiriye ukazaba apostle wafunguye Kenya. None se niba agiye gusengana Imana kavuga uti nkugize ngwaye titre. Imana si yobe uko witwa. Imana yobe uko witwa. Itanga amazina se, itanga izina rishya. Reka nkubwira akantu. Waruzi ko intumwa zabaye 1000. Yesu akakuramo 70. Akongera akabona ntibishoboka agakuramo 12. None se abo ngabo bose yasize sabo yaremye. Uvuga hari intera ugomba kugeraho. Hari urwego ushobora kugeraho. Ariko nkubaza ikibazo. Ni gute ko wize kwiga na kaminuza? Ni gute wari kujya kwiga kaminuza utarize segonderi? Hari ibintu tugomba kujya tuvuga abantu bajye batwumva, batutega amatwi batwumve. Nta muntu ushobora kuba kwiga muri segonderi atarize primaire. Sibyo? Nukuvuga ngo ntushobora kuba wa masters utarize kaminuza. Kuki ushaka kurenga inzego? Reka nkubwira akantu kamwe. Nyuma ya genocide hari abantu bari barize icyo bita serayi. Yego. Cyangwa serari. Baba abafasha bakora mu bitaro hirya no hino. Ariko nyuma yaho byageze igihe habaho igitekerezo bavuga ngo abantu bagomba kwiga iby'ubuganga. Babandi bari barize ibyo ngibyo n'ubufasha abazungu bari bagiye bigisha abantu cyangwa se ibyo byose, ariko ntago bari bizi iby'ubuganga 100%. Sibyo? Yego. Biba ngombwa ko babwira bati rero mwarakoze ariko ni muruhuke. Sibyo? Hari abandi rero babivuyemo, bavuye ku ishuri babicukumbuye kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Umuntu yize umutwe, yiga amaso, yiga amenyo, yiga munda, yiga igifu, ibyo yarabyize wowe ntabyo wize. Wateraga urushinge, watangaga ibinini gusa, ariko ntabwo wari uri ku rwego rwo kubaga umuntu. Ruhuka rero. Sibyo? Uwo muntu ntabwo yari gushobora gukomeza gukora ibyo bintu bari kumubwira. Yego. Iyo yabaga akiri mutoya yajyaga mu ishuri nawe ashaka kuvuga ngo nkomeze ubuganga bwanjye. Yajyaga mu ishuri akarangiza secondaire, akarangiza kaminuza, akaza akaba masters, akakomeza kugeza habaye dogiteri. Birashoboka. Rero ntabwo ushobora kuvuga ngo uraba apostle utararenga mu mujyi wa Kigali. Aba bantu banyumve ntabwo ndi kubarwanya, barabyihaye, ariko ntabwo ari Imana yabitanze. Nta Mana ishobora gutanga ikintu itazi ko kiriho. Gute se? Nuvuga ngo Imana izahi gukuye ifite nayi kugejeje. Ayikugejeje ntabwo ari wowe uhikura. Aba bantu bajye banyumva. Abantu bajye bakurikira ariko bumve n'inyabwenge. Ibyo ni bishobora kuba n'intandaro wenda ituma bashobora kwishoka kwa abantu bakaba banibagirwa aho bavuye. Niho hahandi nyine hamutera kwisumbukuruza akecera mu cyatakagombye kwicaramo. Donc akicira mu cyatahawe. Ariko uziko muri bibiri hari umugabo wahawe intebe.
arayobora sinshaka kumuvuga abasoma Bibiliya bacukumbure bajye bajya mu barebe noneho arangije kuyobora yishyira hejuru amaze kwishyira hejuru Imana irareba avuga ati uyu muntu uko namushyiraho kugira ngo akore neza none akamaze kwirata ari kujya yirata kuba yoboye wabigenza gutya yarabutswe asanga ari mu ishyamba arisha nk'inyamaswa yego imbehe imwicirayo ariko ntiyapfa yego urubobi rumugeraho ariko ntiyapfa inyamaswa zamubona zikavuga ati mugenzi wacu nyuma yaje gutekereza asanga yaracumuye nibwo yaciye bugufi Imana imukura muri rya shyamba yego ndashaka kubwira ngo uyu munsi yo wamaze kuba apostle ntabwo ushobora kuza kuba revera umva ikintu gitangaje ntabwo byemewe nukuvuga ngo wabaye apostle ntabwo waba rivera ntabwo waba pastor ntabwo waba umudiyakoni nibishoboka byararangiye ubwo nukuvuga ngo wishize hejuru aho hejuru wishize rero wimanitseyo ntabwo wigeze ureka ngo ubanze ube diakoni uve ku diakoni ube pastor uve kuri pastor ube rivera uve ku birevera uzajya aho hantu ariko nabyo bitewe n'inzego uri kugenda winjiramo ukandagiramo twabonye ko hagati aha Imana igukuye ahantu habi sibyo Yesu agukuye ahantu habi aguteretse ahantu kuki wowe wumva ushaka kwiterura kandi ari Yesu wahagukuye ese mbere kuki utari wahikuye aka kantu tukumve neza ubusagize umuntu rwamagara wowe mushumba yego akava ko akeneye kumwimika ntabwo wamwimika uvuga ati Imana yampaye titiri nini mushumba nari umukristo wawe ariko rwose Imana yabigenje neza nani nzamuye mu ntera ntabwo wamwimika umuntu ndatekereza ko ari umukristo wacu bitewe n'ibyo yize n'ibyo yigishijwe ntabwo yabikora reka tegeze umuntu runaka n'abakozi batandukanye n'ab'Imana muziranye inshuti zawe muziranye ariko nta n'umukozi w'Imana ubaho nta ushaka kugura icyo kintu ngo gikore ntabyo nakora ati gute nabanza kureba uwo ari we si Imana ntiyamaye ubwenge Imana yamaye ubwenge bwo gusobanukirwa uyu muntu ubwo impamvu baje kibazo nuko nzi ko abo ngabo tuvuze n'ubundi bimikwa n'abandi wenda bafite ayo matitre cyangwa se bari hejuru y'ayo matitre nuko ariko ntago bashobora guhamagara umusaza w'inararibonye sibyo nitubafite hano muri iki gihugu yego binararibonye batangiranye n'itorero bazi itorero barwanye n'ibihuru barwanye n'ibiki byose sibyo ntago ashobora kumuhamagara kuko arabizi ko atahamagara uwo musaza nanjye ndimo rero ntago ashobora kumuhamagara uko byumva nanjye ndimo nukuvuga ngo ntago ashobora guhamagara erega hari abantu benshi cyane babizi adashobora gupfa kumuhamagara ngo agiye gukora ikosa riniri ndimwemerere je narwanye intambara nziza ndashaka kuzasaza nibura nanjye Imana ivuga iti waragerageje simvuge ngo warabikoze byose ariko waragerageje kuko burya ikosa nabajya kwimika umuntu arakubwiye afite akumba kafite metero 5 kuri 5 karimwe abakristo 20 ngo ugiye kumwimika bwa potre n'abakristo 100 afite n'abakristo 1000 afite n'abakristo 500 afite n'abakristo 1010 afite ariko agiye kuba potre wiki ese risobanuye ubundi yumva ari iki intumwa y'Imana ntabwo Paulo yagiye abwiriza ubutumwa bwiza ntabwo yageze ahagarara ahantu hamwe yagiye mu bihugu byinshi yego sibyo yagiye mu bihugu bitandukanye agenda ku isi yose aratembera akimara guhinduka avuye ku bwa Sawuli abaye Paulo nuvuga ngo ntabwo yigeze aguma mu gahugu kamwe ngo abari bakorera umurimo urabizi neza ko yagiye mu bwato umuyagura kubita inzoka ziramuruma abantu bamwirukaho abantu baramufunga abantu barakubita ariko aremera arakomeza aragenda kugeza ageze mu bihugu runaka hani indirimbo dufite mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha ivuga ngo Yesu yageze mu Rwanda ni Burundi agerayo ngo yigereye Tanganyika ni Bugande ni Kongo ngo yadukuye mu bugome no mu mwijima mwinshi n'ibindi bazayiririmbe bazayibona mu Rwanda no mu Burundi yes Yesu yageze mu Rwanda ni Burundi agerayo indirimbo nziza cyane ntago abantu bakiririmba ntago abantu bakiririmba yenda uzambabarire tuzikisha abantu kusoma Bibiliya no kudasoma Bibiliya twikomereze nukuvuga ngo rero uyu muntu yishize hejuru yibagirwa ahantu yavuye sibyo ahantu yavuye rero kugira ngo azajye kwimanura ahantu yagiye kwimanika bizamurushya ntago bizashoboka kuko icyubahiro yihaye kigiye kumutera kumva ko yaba hafi agize isoni ni nkuko ashobora kurangara akanywa inzoga sinzi niba ari kurangara ahubwo ashobora kurarikira inzoga akayinywa ntagende ngo asange mwarimu amubwira ati mwarimu ntago yabikora mwarimu wambabore ngapfuka mukazi uyu mwapotre ntashobora kwikora ariko
agakomeza akishasha mbese akigira undi wundi mbese yarakakaye akajya agendera kuri iyo nzoga ariko mu by'ukuri akerekana ko ari kubwiriza ubutumwa bwiza ariko yaramaze kwandura. Hanyuma se tukikuri aho ngaho ibimenyetso bishobora kwereka umuntu ko ubuzima arimo cyangwa ibikorwa ari gukora ari ibimuganisha cyangwa se ari ibintu doko ari ibikorwa byo kwibagirwa Imana yamukuye. Impamvu hari nk'abantu badukurikiye nkuko twatangiye bigaruka gufata umuntu ashobora gutwara utanga urugero ati wenda uba icyiciro cyambere ushobora cyo mutabizi hanyuma ukazakanga kwenda tuvuge ari nk'umuntu agutera urushinge ukakangurukira nk'ahandi runaka hanyuma uwo muntu azabyirwa n'iki ko situation arimo hari ibintu yirengagije hari ibintu yibagiwe kuko uruma nka muntu nubwo se watangiye utanga urugero rwiza ariko ku rundi ruhande hari gishaka kumwumva utaze reka nkubwire niba we ubuzima bagamo ari ubwo ari ukumva ko icyo kibaye cyose kimurwa n'amafaranga atari ngombwa abantu wenda ni katubara utegeza ko wenda yari yimereye niko yari yitereye yumvaga nyine ko yagerageje niko yareshyaga suko nyine yumvaga ariko gutabarwa ariko gushyigikira abantu kukwe uwo wandi watanga amafaranga wamukira avugaga wafashaga abantu amafaranga wapfushije akaba amafaranga wize ko amafaranga yumvaga nyine ariko nyine yumvaga ariko gukora neza kwe ariko mu by'ukuri ntiyarazi ko mu yandi magambo ntiyarazi ko cyase yarahumwa amaso yuko ubuzima arimo ari ubwo kwibagirwa cyase kwirengagiza abantu cyase naho Imana yamukuye runaka yashaka kubana n'abantu atari amafaranga. None uyu muntu dukurikiye muri aka kanya arabyirwa n'iki ko ubuzima arimo ari ubwo Imana yamukuye muri make akabanga gushaka kumuhishurira gato cyane ni nk'akaye nimbwira nawe twagera tumubwire nawe atubwire ni mbwira nawe nuvuga ngo iki kiganiro nicyo kibereho nuvuga ngo nago tuba twaje kugira ngo dusebye abantu yego ahubwo tuba twaje kugira ngo duhugure hanyuma duteshe hanyuma duhamagare uwemerazi yego sibyo yego ibi bintu babyumve neza ntabwo tuje kurwanya umuntu wabaye runaka yego ntabwo tuje kumurwanya kuko ari muri urwo rwego ahubwo turashaka kumubwira se ubundi wahageze neza yego uhari neza se ese urimo neza ese ntiwibagiwe yego urumva icyo gihe niba ari umuntu wumva we arahita yumva ko kuko hari ahantu yateshutse yego nagira amahirwe akaba afitiwe ubugingo yego ashobora kugaruka akavuga ati ariko ibintu koko nibyo akavuga ati noneho reka nisuzume njyewe ubwanjye ntabwo nakwisuzuma ngo mbishobore ese watera intambwe agasanga bienvenue yego bakicarana akamubwira ati rero njye narageze muri uru rwego none wangiriye inama yo kugira ngo ngaruke mu nzira nziza nibura Imana imbonemo koko ngarutse sibyo nuko ngo uyu munsi tuvugana uriya muntu yakuye n'ikibazo gikomeye cyane igihe yapfushaga atarapfushaga yumvaga yumvaga ari umuntu ukomeye sibyo noneho arangije apfushije nibwo yamenye ikosa yakoze imyaka yose yamaze hagati y'aba bakene sibyo nuko ngo ntabwo akibigaruye nta nubwo abonye uburyo arabazenguruka basaba imbabazi ahubwo agiye gukora ibishoboka byose yicwe n'ikimwaro yego kandi yibwiraga ko akora neza ubundi ibihembo by'ibyaha ni iki ni urupfu yarubaye hose hari ikindi kiza inyuma okay nuko ngo rero uyu muntu uri kutwumva kugira ngo asobanukirwe neza nabanza arebe urwego yinjiyemo ruramukwiriye ni gute waba general utabaye kaporari yanega hari ibintu ugomba kumenya ni gute waba professeur utarabanje kwiga segonderi utu tuntu bajye batwumva ntabwo duteye ibuye ku karere ahubwo turashaka kubwira umuntu wese washatse kwihimbaza akibagirwa aho yavuye abantu bibuka ikiganiro dufite icyo uko cyitwa nuvuga ngo ubundi kwibagirwa noneho biri no mu Mana wibagiwe ko Imana ariyo yagukuye ahantu urangije ugiye kwigira akagarara ese iyo Mana niguhirimbura mvuze ijambo rikomeye Imana imbabarire nukuvuga ngo Imana nigukubita hasi ntabwo uzi witaga ntuze uburyo yarari imbere y'abantu akihimbaza yarangiza agahita yikubita hasi inyo zikaza ku mubiri nukuvuga ngo uyu muntu nawe ese kuki yakumva ko yashaka kuzicwa n'Imana yagarukira ubundi akakomeza akakora ibyiza akumva mbwira nawe nikibereyeho irashaka kumubwira ngo ye kwibagirwa aho yavuye ariko kandi nibwo kutibagirwa aho yavuye aho Imana yamuteretse ye kuhivana ahubwo hategererezanya amatsiko sibyo areba handi hantu Imana izamugeza kuko muri aha hantu muteretse nimugize pasteur
ishobora kumwagura ubwami bwe bugakomera sibyo yego ntago mu bwengo agume mu Rwanda nagenda ni Burundi bamenye koko yabaye ukora umurimo w'Imana ntabwo ari gukorera Imana ahubwo no gukora umurimo w'Imana mu bare ryinjiye mu bantu no mu maraso umuntu wese arakuvuga ngo ndi umukozi w'Imana ariko mu byukuri wareba ikina ayikorera bikagutangaza no gukora umurimo w'Imana sibyo rero mu magambo make uyu muntu akwiriye kumva ayaguke haji Burundi ace Kenya Tanzania akomeze muri Amerika mu France ahantu hose yumva yagera hagere ariko yaguke muri byo ubundi umuntu bamwita umukire kubera iki akakanu bakuri kugatekereza kugira ngo umuntu yumvwe cyangwa yumve bagenda bavuga ngo wamukirewe bamimubwira kubera iki suko hari ibikorwa yakoze yubatse inganda yaguze imodoka yubatse inzu nziza yagize ati niki byose ngubu ndashaka kukubwira akantu gakomeye abantu banyumve neza umuntu agize atya avuye mu cyaro ashinze idini cyangwa itorero simbizi niba ni itorero ngiye ntago mbanzi n'ukuntu babyita yego arangije umuntu amuhaye imodoka no hari n'abahanura bakavuga ko Imana ivuze ngo mpiyo nzu yego cyane rwose birahari birashyushye hano muri isi cyane Imana iravuze ngo mpiyo nzu nibwo uzubaka etage ya 20 niba ari ufite etage igeretse kabiri Uwiteka aravuze ngo mpiyo nzu cyane rwose iyo birahari Zaburi ya 50 intera ubwoba urabikora nka kwihora ukibwira ko mpanywe nawe ariko nzabishyira imbere yawe amaso yawe uko bikurikirana uzi ko hepfo havuga iki kiganiro kijyanye na yego haravuga ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe mwibuka ibi kugira ngo ntaza nkabashishimura hakabura ubakiza yego mwabibagirwa Imana nukuvuga ngo mbere bari bazi Imana ariko bageze hagati barayibagirwa yego kwibagirwa aho wavuye biragatsindwa nukuvuga ngo uyu munsi tuvugana ntabwo ukwiriye kwishyira hejuru noneho ugasanga umuntu arahanuye aravuze ngo tanga miliyoni tanga miliyoni 3 yego akagura imodoka akodesha urusengero nyumviriza akagura imodoka akodesha iki akodesha urusengero kabiri akagura imodoka akodesha aho aba ese uranyumva akagura imodoka abana babura amafaranga kujya ku ishuri arogira ngo agasigasire yatitira Imana muhaye ayisigasira he ni kutapotre regional runaka revera runaka agenda n'amaguru mu nama z'abandi barevera bagenzi be bakajye n'akamoto n'imvura ni byose agiza gusubiriza amarifuti ndashaka kumenyesha ko ari ibintu byose byapfiriye agomba kurinda icyubahiro Imana yamuhaye akagisigasira ariko iyo Imana yamuhaye icyo cyubahiro nyabaki erega hari ibintu tugomba kumenya hari ahantu uva hari naho ugera aho ugera hahandi uzagera ndacyahatsitseho ndabibabwira babyumve barakare bagire gute ariko babyumve ntago bakagombye no kurakara abakozi ari abakora umurimo w'Imana no ahubwo bakagombye kubyumva bakishenjura bakajya ku nkoko cyangwa ku rutaro bakisheba bakumva niba inkumbi zibavuyemo nuvuga ngo hari ibintu ugomba kumenya nkuko bitangiye uvuga ati arantu tuva by'umwihariko rimwe na rimwe ugasanga tuba twarahavuye cyangwa tuba twarahabaye tutabizi ariko tukaza kugira umusha tukaza kumenya aho turi nuko hari tuba twarabaye hanyuma umenya aho uri yego itonde ahangaha uramutse umenya ahantu uri ndatekereza ko utakwibagirwa aho wavuye aka kantu mutumve uramutse umenya ahantu uri aho uhagaze uyu munsi ntago bishobora kukwibagiza aho wavuye icyo akora ashobora kuhirengagiza ashobora kuhirengagiza arebesheje ijisho rimwe amaso yose ntayarebesheyo ariko akahirengagiza abizi ko yavuye aho ariko ku kindi gice ntabwo uramutse umenye neza ahantu uhagaze ko atari wowe wahijyanye ntabwo wakwibagirwa naho wavuye umviriza ni ibintu bitatu uramutse umenya ahantu uhagaze hari igice cya mbere ashobora kumenya aho ahagaze ariko akirengagiza aho yavuye sibyo ariko hari undi nawe uhagaze aho hantu utajya yirengagiza ngo yibagirwe aho hantu yavuye agakomeza akavoma amakuru y'ahantu yavuye akamuhesha guhagarara neza icyo nagiye kuvuga hahanda ahagaze ubundi hadufasha iki
kwibuka aho hantu hadufasha ubu ngubu reka nkwere ku rugero sibyo bitumarira iki tujya tuvugisha ukuri singiye muri politiki uyu mwanya tuvugana urugero uretse ndibuka ko nambaraga ibirenge cyane ndwaye imvunja nkuko nyambyumva ntazo narwaye ariko n'urugero ariko nabyibutse nyine ndi kuvuga harabujya wumva ukumva ati kera wenda narwaraga imvunja uyu munsi nambara inkweto izo mvunja ndazibuka zibimfasha iki yes uribuka imvunja uhita ureba ku birenge ndibuka ko natashyaga inkwi bimfasha iki yes uribuka uyu munsi ndacana kuri gazi yes hanyuma biramfasha iki yes uribuka imvunja urakoze cyane Imana igumugisha uribuka imvunja uhita ureba ku birenge usanga wacometsemo congo cyane ryoshye rwose bigutere guhita uvuga ati haleluya Mana ushimwe wankijije imvunja none nambaye urukweto ariko sinibagiwe uko narindi bitumye ntekerezaho cyane ngo ndebe n'uwasigaye ukiyarwaye nawe musabire azambara icongo nk'iyo nambaye aka kantu kumve nubwo beshi babyirengagiza sibyo nubwo beshi babyirengagiza nigeze nkora akantu yego ndahantu nari ngiye kugura twa turi mu rugendo yego umuntu anyuraho twuziranye twasenganye atwaye imodoka yego natwe twari twaparitse hirya ntabwo nari mfite imodoka twari twakodesheje yego tugiye mu rugendo mu ntara noneho ambona ndaho ngaho ndi kugura utuntu ndi kugura abantu bari mu modoka ndangije ndamwegera mwese ugiye atahana hari mu nzira yaho ndi kujya nese ngiye ko ndi kujyayo wampaye rifuti niko mvuge yego zukuru byagenze Imana ibintu ikora biratangaje wampaye rifuti najya ndi kujya ubona gafite umwanya se imyanya 3 none zukuru yambwiye yambwiye ashobora kuba ari kunyumva reka mbyihorere oya kacomekemo tatera abana amatsiko kandi twabitangiye hari ibintu reba urumva hari ibintu umuntu aba afite biri mu mutwe ari byinshi none bikagucanga umuntu arambonye mubwiye ko ndi mu rugendo ntezeye ndi gushaka gutega bisi ariko mbonye umuntu twasenganye nzi nyine Imana yakoreye ibitangaza akabona iyo modoka yakagombye kugira gute yanakubwiye hagiye umva n'icyerekezo yanambwiye aho ari kujya kandi n'icyerekezo kimwe ubundi nabikoze ntazi uko bije ntago nabimege umwuka wera niko akora noneho umwuka wera ubundi n'umutasi yego noneho ikintu gitangaje arambwiye ngo ke ngo nakagutwaye ngo wihangane ngareke imbere mfite abandi ngiye gutwara arambwiye ati hano imbere hari abantu ngiye gutwara 3 okay murakoze cyane ikintu nakoze nari ndi gusoza guhaha utuntu nari guha abantu bari mu modoka naramwometse nabwiye shoferi nti twome kuri amuntu turenga umurenge umwe turenga akarere kandi yarambwiye ngo aho imbere niho agiye gufata abo bantu 3 muranyumva yararebye abona nakwiri imodoka hanyuma nakoze ibishoka byose nshaka ahantu nkura nimero ze nkimwometse ndangije nanga kumwiyereka ntago yarazi ko ndi inyuma ye ntago yarazi ko ngiye gutega bisi nyurumva yarazi ko yansize byarangiye ari kuri telefone rwose yishimye nta kibazo noneho nta ku muntu nimero ze ndamuhamagara nene ngiye usize ahandi ntago mavuga kugira ngo adahita amenya ariko nta kundi arangije aravuga ati nanjye ngeze kuri ubundi turi kugenda twagiye mwagiye mugeze kure ati uzi ikintu nakoze nabwiye shoferi nti kora ibishoboka byose tubisikane ugaramaje abantu mwabonanya atego kandi yarambwiye ngo tugeze kure twagiye bishatse kuvuga ngo yafashe ba bantu yabatwaye nyine bari kugenda bageze ndamubwira nti tubisikane nyaboneka mbaborera wihuta umutambuke twarihuse umushoferi aranyumvira tugeze hafi tumuvugiriza amahoni tumuvugije amahoni urumva nicaye imbere uramupepera ndamupepera ukomere cyane ayewe mana we na ya myanya urayibona yaragiye ajya guparika yaragiye ajya guparika ashaka gukingura ngo azi ubwo birumvikana ko yaragiye kuza kunsaba iki imbabazi
uko biri kose sinzi ibintu yaragiye kukumbeshya kuko ni umubeshyi kandi arasenga. Yego. Ikintu gitangaje nanjye nanze kumwereka ibintu byose. Yego. Nanjye nabwiye shoferi ntitugende kandi tugende buhoro. Ntiwihute. Icyo twashaka gukora ni iki ngiki kirabaye. Yego. Urumva uyu muntu yabonaga ntakwiriye imodoka. Yego. Yabonaga ntashobora kugenda mu modoka ye kwanza. We yageze mu rundi rwego, ni nko yakambye atese wo waguzi yawe. Cyangwa se wakoze bishoboka byose nawe ukabona iyawe. Ariko mu byukuri ntabwo ushobora gufata ikintu utarageraho. Sibyo? Ntabwo ushobora gutwara imodoka udafite perime. Yego. Urasabwa kubanza kujya kwiga. Na perime ntuyibonde utabanje provisoire. Sibyo? Tujye tubanza tumenye uburyo urwego duhagazemo n'uruhi. Turacyari kuri iki kintu. Nuvuga ngo aho kwibagirwa aho wavuye bya bindi warumbwiye. Nuvuga ngo ntabwo ukwiye kwibagirwa imvunja. Yego. Ahubwo ukwiye kuzitekereza ukavuga uti Mana ndagushimira ko nari ntambamye ibirenge. Ariko uyu munsi bikaba bimeze neza. Mbishira mu rukweto bigakunda. Uyu munsi nambaraga ipantaro, abakera twambaraga imyenda tugashyiraho nicyo bita ibiremo. Ubibwiye umwana w'iki gihe ntago yamenye ikiremo n'igiki. Kandi twashirishijeho urushinge n'urudodo tukabyidodera ahantu hacitse ku kibuno tukabyidodera tukabikora kandi ntacyo bya bidutwaye. Wabonaga ntacyo bidutwaye. Icyo gihe ntago bya bigize icyo bidutwaye. Ariko amajyambere ukwaza usigaye ubona n'ahantu katangiye guhungukaho hanyuma ugahita uterera ipantaro ngaho. Nubwo hari abantu nsigaye mbona bambara izacitse ku mavi, sinzi ukuntu basigaye bazambara, sinzi ukuntu bazita niba ngo deshiretse. Yego. Ugasanga aranitse umubiri mbese akumva ko ariko yambaye neza ariko ntacyo nibagende nta kibazo. Rero mu magambo make kwibagirwa aho wavuye. So nako kwibuka aho uhagaze ukahibuka. Biguhesha kwibuka aho wavuye. Aho wavuye rero uhavoma ibintu bibiri. Icya mbere kwibuka kugira ngo utazateshuka ukavamo uhagaze. Ukaba wava ahantu uhagaze bikaba byatuma ukora ikintu kibi kandi utakagombye kugikora. Icya kabiri bikakwibutsa ko hari abandi wasizeyo. Abo bantu wasizeyo abo ngabo niba warabasizeyo ukabasengera. Turi mu bintu by'Imana. Ukabasengera kugira ngo nabo bagirirwa ayo mahirwe. Umuririmbyi yuzuye umwuka ararimba ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe hamya mu bandi ibyo yagukoreye. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu noneho bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Sibyo? Nukuvuga ngo uko byagenda kose inzira zose uburyo bwose bushoboka gerageza kumenya ko uburyo bwose ahantu wavuye utakwiriye kuhibagirwa ahubwo ukwiriye gukora ibishoboka byose. Noneho ukajya uhibuka ariko ukahibukira ibintu bibiri. Icya mbere kwibuka ko ahantu Imana yagukuye hari ahandi guteretse. Icya kabiri kwibuka ko yagukuye kasiga abandi. Abo bandi nabo bakwiriye kumera nk'uko nawe wabaye. Nubwo kuri iki gihe hazigaye hariho ikintu cyitwa inzangano. Umuntu yabona ari gutera imbere agashakisha buryo ki ajya kwajya sorry akajya gushaka ibyamwica. Namenyesha ko atagifite aho yabikorera. Noneho reka twikomereza. Akaba n'umudayimoni mvuze. Umudayimoni icyamukoreshaga ntago cyashoboka. Uyu munsi tuvugana akwiriye kutibagirwa. Akajya yibuka ko hari abandi nabo bakwiriye kumera nk'uko ameze. Sibyo? Akamimenya akamenya ko bishoboka. Sibyo? Hari igihe twajyaga tugira nko ku rusengero wacu tukavuga tuti hakuze uko twibutse ko twabaga mu gasengero kangana na metero zingahe. Nimuze tugura agafanta twisanure natwe twumve ko Imana yadukoreye igitangaza. Tukagura akanyama tukagura ikirayi. Buri wese umukristo wese agafata ikirayi agafata icupa rya fanta akavuga ati Imana warakoze. Tugahimbaza Imana tukishima tukumva turanezerewe tugasangirira hamwe. Ukumva mbese muri make abakristo bakavuga bati haleluya zirindwi ndashimira Imana ko twavuye hano tugeze aha ngaha duteganya ko tuzagera naha. Turacyari mu nyubako ariko bari kujya bambwira bati haramutse tukongeye tugafungura ati ndabona icyaba cyiza ariko twakubaka etage. Sibyo? Nikuvuga ngo bari kumva hari ibitangaza Imana igenda ikora. Noneho bakavuga bati noneho ahantu tugeze reka tukomeze tuhibuke ariko twe kuhaguma tugira ahandi hantu tugera. Noneho n'Imana izanezezwe nuko iturengeye ariko natwe turi kuyinezeza tukayikorera ibyiza kurushaho. Urumva reza? Rero ntago aba bantu bakwire kwibagirwa ariko uribagirwa kubera iki?
kutibagirwa ko umusatsi wakwereye hose. Ubwo narashaka kugira ngo twinjire none turebe ingaruka zishobora kuba kuri aba bantu ngiyi bibagiwe cyangwa se bibagirwa. Abantu bibagirwa ingaruka zabo bagira iherezo ribi. Umuntu wese wibagiwe akibagirwa ahantu yavuye, akibagirwa aho ahagaze, ubwo iherezo ryabo riba ribi uko byagenda kose. Kuko niba tuvuga urugero, niba wari ufite uburyo bwo gusabana n'abantu, nyuma yaho wagera mu gipangu bakajya babanza gusona, ugashyiraho imbwa imoka, ugashyiraho n'umuzamu ubanza kureba umuntu ugiye kwinjira ukwasa, watangiye kujya gute? Aho se ntaro turenganya kwanza mushimo ngo dukomeye n'ingasire. Ntihari abo dushobora kurenganya rimwe na rimwe ko bibagiwe, kandi wenda ari inshingano n'umwanya wabanye mukeya. Ari inshingano n'umwanya wenda wabanye mukeya. Yagize amaso ane se, yari afite amaso abiri, noneho uko azamuka agenda agira amaso 6 noneho bimubana byisha burukunda bijera. Kuko urumva n'urugero, niba narabona umwanya gusura abantu umushomeri, yego uyu munsi biragwe ko nawubona, yego sibyo. Hanyuma ikindi, niba narabonaga umwanya tuvuge guhamagara abantu wenda kuri telefone tukaganira isaha wenda 2-3 kuri telefone, bishobora kugorana. Ariko se uwo muntu niba namenyeje ko nzamukonja ko musura kangahe nkaba ntagerayo bitewe n'impamvu n'akazi n'icyo cyose, ntazavuga ati uyu muntu yarirase. Hanyuma nanjye bitewe n'iyo condition nagezemo, ubuzima bwanshyizemo, inshingano ndimo uyu munsi itandukanye n'iza mbere, nzavuge ko nzabyite ubwirase cyangwa nzavuge ko nibagiwe barunaka. Niba cyenda bibuka, ariko situation ndimo ntinyoroheye guteze. Ariko reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Ninde muntu uri mu gihugu cy'u Rwanda uruta perezida wa Repubulika y'u Rwanda? Nawe nose perezida ko asura abaturage be, kwateranya intara zigaterana, abaturage akaza akabaganiriza ndetse akabapepera bose bakishima bakabyina bati twavuye kure tugeze heza. Ninde muntu uri hejuru ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda? Ninde? Munyereke. Uwo muntu uri kubura uburyo bwo gukora, sibyo? Uwo muntu ninde? Umudepite ko ari kugenda akajya ku Kibuye akajya kureba abaturage, ari ministry akagenda akajya kureba abaturage, uwo wundi uri kuvuga muri ibi bintu by'Imana ninde? Ni igiki? Amaziki ari gukora iki? Ese iminsi 7 ubu nukuba ngo wakora kuva kuwa mbere ukaba busy kugeza ku cyumweru utaramonamo n'umwanya wo kuruhuka? Ntabwo bishoboka. Ubundi hari ibintu tugomba kumenya. Reka nkubwize ukuri, hari ibintu tugomba kumenya. Nshuti bavandimwe mutwumva muduteze amatwi, ibintu byarapfuye, tujye tubyemeranyweho tubyumvikaneho, ibintu byarapfuye. Gupfa kwabyo rero nitwe twabyishe, kuko twishyize hejuru kurusha ibindi byose. Umwongerazi intama nazo zumva ijwi rye. Ese intama zitari buze kumva ijwi ry'umwungeri, uyu mwongera amaziki? Arega turi mu bintu by'Imana, ntabwo twagiye muri politiki, sibyo? Yego. Niba koko perezida wa Repubulika asura abaturage igihugu cyose akakizenguruka, muraho banyarwanda, muraho nubwo bimeze gutya, nimukomere, ndahari, turi kumwe, ngaho bashyiraho mikoro, abaturage bashaka kuvugana nanjye nimuvuge, sibyo? Ariko urambwira umuntu uri hasi, uraho ngaho hano hasi mu kagari, ugiye gutuma mbese muri make udashobora kubonana n'abakristo. Birashoboka kutahamagara abakristo bose, ufite abakristo 1000, 2000, 3000, ntabwo wabahamagara bose ngo basoze, sibyo? Ariko nibura gerageza urebe igihe cyo guhura n'abakristo, sibyo? Reka nkosone n'akantu, nk'ubu ukabona n'umupasiteri, sibyo? Afite itorero ayoboye, na apotre n'iki n'ibyo byose, afite itorero ayoboye. Wumva ahantu ibintu byagiye bipfira. Yego. Umuntu azi ko amateraniro atangira saa 3, akaba azi ko ikigisho cyo kuvuga ubutumwa, donc ijambo ry'Imana ritangira saa 4 n'igice cyangwa saa 5, agacunga saa 4:59 yibereye iyo ngiyo ari muri business ntazi ibizarizo. Yego. Saa 4:59 akinjira aza kuri alitari, ahita afata Bibiliya abwiriza. Nk'umuntu koko witwa Poso akitwa nde, ntaza ya mazina, naza hano bayacukumbuye bayakuye. Uyu muntu uko kurambwira ko intama ze zimuzi, zirumva avuga,
hari n'urangiza kubwiriza yasoza kubwiriza Bibiliya ntayikoraho uranyumva nukuvuga ngo barayimutwaza hanyuma ikindi nukwegeza y'abakristo babibashamara bavuga batereka nkore kuri oya nta wamukoro pastor wanjye ndamubonye nimwegereye protocole zagize yego ahita yicomeka muke mu modoka agenda ndakubwiza ukuri umwana asangira ntiwanamubona ha ndakubwiza ukuri herezo rye rizaba ribi kurusha ibya mbere yes urabikora nka si Zaburi ya 50 sikivuga uhere ku murongo wa 16 umunyabyaha Imana iramubaza wiruhiriza iki gushyira amategeko yanjye mu kanwa kawe ubwo uri inyanga guhanwa wirenza amagambo yanjye uko ubonye umujura wishimira kubana nawe erega ibi ni ibintu bisobanutse uko ubonye umujura wishimira kubana nawe wemerera Satani nyine akakwinjirana akakuteza ubwo bwibone akuteza icyubahiro udafite ariko ujya wibwira ko uwo muntu apfa nawe akajya mu gitaka ese ashingurwa haba cyane badashingurwa ese ashingurwa haba abakristo badashingurwa ibya bitekereje yaba nk'umutindi no ntago bivuze guhora uri umutindi ariko ubundi ni gute umuntu usenga yaba umutindi ufite Imana Yesu na Mwuka Wera ni gute ese no gutohera uno gute umubwira guhora atekereza ibintu byahahise arika kwibukaho wavuye nibyo nakubwiye muri ahantu wambujije ariko reka mavuge oya hagere reka mavuga haha uyu munsi bienvenue wakugwina ngo usubire mu ishamba uve muri iki gihugu warwaniriye wajyayo ntago najyayo kubera iki rero nuko aho wavuye hari habi none ugeze ahantu ugeze ugomba kuhahagarara neza sibyo muri uko kuhahagarara nukurinda ubusugire bwaho uhagaze ukaharinda kumanwa na nijoro kugira ngo hatagira ikintu kiza kugukura mu mwanya wawe uhagazemo none kuki ushaka kubanza kuvuga ngo nakora ikindi kitari kiza nanjye wenda utarahavuye cyane nawe dukurikira utarahavuye iyo yumvisha amateka y'abahavuye yes bagize uruhare mu kutugeza aha ngaho uyu munsi yes yumva nayo yarwanaho kugira ngo asubireyo ahubwo yarwana yavansa ajya kuza hahandi wa muntu yageze ibyiza agezeho ashaka kugira ngo aze kurwana hamukuri ariko umuntu rero aza kurwanya amenye ko ari imbere ntagashobora kumugeraho kubera yuko afite ahantu yihagaritswe kandi aho ahagaze araharindira ubusugire bwawe vuga ngo amen amen yes nukuvuga ngo rero ingaruka twageze ku kintu cyitwa ingaruka za wa wundi wibagiwe nukuvuga ngo abakristo hirya baba muvuma cyo ni cyambere yego icya kabiri ntabwo abakristo biyongera icya gatatu nukuvuga ngo nawe ubwe aho yicaye aba yibwira ko ari umunyacyubahiro ariko mu by'ukuri abona ko hari ibintu yarenze adashoboye kugira igaruriro yego sibyo yego noneho icyo gihe ibintu byapfuye kugira ngo azabigarurire bisubire ku murongo biba bimukomeranye urumva none ashaka kujya niho wari ugeze uri kutubwira ngo turebere hamwe ku bijyanye n'ingaruka ushobora kuba kuri uyu muntu yego wibagirwa cyangwa se kuri aba bantu babaho nubwo ari ukwibagirwa cyangwa nubwo ari ukwirengagiza uko wabyita kose ari ugasanga nyine ni wa muntu umeze nk'aho nyine ntaho yavuye wari wajya ahantu ukabona nk'umuntu aragiye hari akantu kajya akunda kuba ugasanga ugiye nk'ahantu ku mukire runaka wajyayo ukumva kandi uza aho yavuye uza ahavuka hirya iyo ngiyo uhazi iyo nayavutse avuka nawe cyangwa se na mwene nyoko muravukana yego ariko we yagiriwe ubuntu agira atya Imana imuha ibyo bintu runaka wajyayo ku mugoroba wiviriye mu ntara uje kumusura wahagera ku mugoroba ati rero urihangana twebwe nijoro dufata umugati gusa na kacyayi ntabwo turya nijoro kandi uvuye mu cyaro yo mu ntara iyo ngiyo wirira ibijumba n'imyumbati ibyanyu ni ugufungura nyine mu mwakoze ni ugufungura wajya turihangana naka dufata ati kurya nijoro nibi burya ntago ari byiza bitewe n'impamvu wajya kugira ibyo ukora ati oya kibaza uyu muntu aho yavuye arahaze ese wambare tugasoma ijambo biremewe tunyaruka ahubwo twagiye tubwira naho tujye gusoma n'abandi bahagiye ibyahishuwe ibice 3 were ku murongo wa 14 kandi nshatse nakubwira ukasoma ibyahishuwe ibice 3 were ku murongo wa 14 misomere
ntacyo niba ushaka ko mpasoma nasoma. Ibyahishwe 3 umurongo wa 14 umurongo wa 14 ugeze 22 haravuga ngo wandikire marayika w'itorero Laodikiya uti uwiyita amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Komeza. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Jesus. Ntagaryo yanditse. Komeza. 18 dore ndakugira inama. Inde uyikugira? Dukomeze soma. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. 19 kumbi tubaho duhumye. Ntagaryo yanditse. Komeza 19 papa. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Komeza. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Umva kanyuma. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Baravuga ngo tubishimiye Imana. Dushimiye Imana. Ugomba bano nyiri ucagagurwa n'aya magambo. Rekanje ntagaryo yanditse. Oya nabyo byande guteze. Aya magambo arasobanura neza ikiganiro cyacu. Magambo kanyabika hano. Aje ikibabaje no kwaje nyuma. Oya ntacyo bitwaye. Ntacyo. Nukuvuga ngo hari ibintu abantu bibwira ko bari gukora, ariko mu byukuri, ariko tekerezaho ijambo rikubwiye ngo unesha n'umuntu unesha, ntabwo mbisemera haruguru. Unesha nukuvuga ngo harimo abatazagira gute. Hano ushaka ko waheretse kujya ku kindi. Yego ngaho. Hano ngo wandikire marayika. Umva se nzi imirimo yawe. Yego aho ngaho. Uwiteka azi imirimo yande yacu yawe nanjye. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Umva, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, wari uhagaze ahantu hamwe. Niba wari nukuvuga ngo niba wari ukonje ukaguma mu bukonje, cyangwa se ukabira ugakomeza ukabiragirana, ukagera aho barizwa byibura, ukaba ufite ahantu barizwa. Umuntu yagushakiye. Ntufate gukonja ngo ufate no kubira, ntabwo byabana. Ntabwo ushobora gufata amazi ngo yasuke mu muriro ukomeze wake. Icyo cyo ntabwo gishoboka. Nukuvuga ngo rero noneho Yesu Uwiteka aravuze ngo iyaba wari ukonje ngo ukomeze uhagarare mu ubwo bukonje bwawe, nibura nkazagusangamo, ariko nsanga uri muri ubwo bukonje. Uranyumva neza? Ariko arabona bari kutwumva simbizi. Bebe bize kumba bari usigariza umwanya. Ijambo riraryoshye. Usigariza umwanya nibura habo kugira abantu batuvugisha. Nukuvuga ngo iyaba wari ugumye ahantu hakonje, sibyo? Yego. Nkazaza mpagusanga. Yego. Cyangwa se ugashiguka mu hakonje ukaza ahabira. Yego. Aho habira wowe ukaza akaba ari huguma. Yego. Sibyo? Yego. None kuhaguma kwawe nkazaza ngusanga habira, byazantera imbaraga. Hello? Yego. Byazantera imbaraga zo kuba mbese muri make nkaguhembera icyo wakoze, ariko wagumye hamwe. Mbese nufata hakonje ugafata nahashyushye, harya ubugurindi nzamenya urihe, ubwo se nzaguhembera hehe? Hani gishaka kuza ngasanga urahavuye ugiye hariya. Uyu munsi urahashyushye nimugoroba ugiye. Yagaruka kwa kureba nawo tukabisikana. Yego.
nukuvuga ngo aja aziko aragusanga aho ushuhiye agasanga wahavuye wagiye mu bukonje rero aravuze ngo noneho iyaba ni imbabazi z'Imana umva imbabazi z'Imana papa iyaba mwana wanjye wari ukonje nkagusanga mu bukonje nibura nkareba ko naguha ubushyuhe ukava muri ubwo bukonje hanyuma cyangwa se nkagusanga hashushe habiragirana aho ngaho ho bishatse kuvuga umwuka wera sibyo uri mu mbaraga z'Imana aho nkagusanga noneho nkahaguhera umugisha ariko wagumye aho ngaho sibyo aravuze rero ngo iyaba wari bize cyangwa wari ukonje 16 aravuga ngo nukorera kuko urakazu yazi udakonje ntubiri ngiye kukuruka ariko tekereza Imana iruka umuntu bitewe n'iki nuko wabuza ahantu hagarara udafite ahantu address nta address ufite aravuze ngo noneho kubwiyo mpamvu ngiye kugira gute ngiye kukuruka sibyo abantu batubabarire twavuze amazina y'abantu ariko mutubabarire ni kumwuka wera duhase ntago twabarwanyaga ntago twagira gute ariko turababwiza ukuri sibyo 17 ngo kukuvuga uti ndumukire ahantu ho haranyica ati ndatunze ntacyo nkennye ntacyo nkennye ndatunganiwe pe ariko uyu muntu abariyo nyine uyu muntu abariyo buri muntu wihamiriza gutya abakomeye vraiment uzi ko ari umuntu ukubwira ati iki niki nagikemura mu minota ingahe aba ari umukiri uwo ngo wabakize rwose cyane ariko mvuko bibiri tubwiye ivuze ngo iki ku murongo wa 18 ngo dore ndakugira inama 17 ni rakomeza kuvuga ngo kandi utazi kuri umutindi yego wo kubabarirwa wa wundi usabiriza udafite namba ngo ukurebera hahandi utareba wa wundi ukurebera hahandi utareba we arabona wambaye ubusa buri ahubwo aravuga ati se aba bantu bose ntibamureba aba bantu ntago bamureba ari imbere yabo akabona aho gutemba bose yambaye ubusa yama bodyguard akurinze akabona ni kuki batabona ko wambaye ubusa ahubwo akabona utemba bazutemuwe ukurebera aho utareba we arabona wambaye ubusa buri uri umutindi wo kubabarirwa abati rero haracyariho ibyiringiro akantu ni keza ndakugira inama twavuze aravuze ngo ndakugira inama noneho ngwino ungureho umuti wo gusiga ku maso wambare ungureho n'imyenda yo kwambara isoni z'ubwambure bwawe ngo zitagaragara ahubwo ziko hepfo haje ijambo rikomeye ndashaka kuryigutesha rivuga ngo abo nkunda ndabacyaha ndetse nkabahana n'ibihano nabagira ate akunda bwa mbere yabaje kubwira ngo ubwo udakonje ntubire ngiye kukuruka nuvuga ngo wabuze ahantu uhagarara ntaho ufite ariko none aravuze ngo noneho mu gihe utarahirima ndakugira inama ngwino garuka udahirima bundi Imana ntago yishimira umuntu upfuye nabi ntabwo yishimira ko hari umuntu wapfa azize kutamenya nicyo cyatumye adusigiye umwuka wera uhora tubwira ngo abadata ahora tubwira ngo abadata sibyo nukuvuga ngo uko byagenda kose inzira zose zinyurwaho dukure kumenya ko nurenga hejuru y'Imana uzaba ugiye ahantu hakomeye kandi habi hatari heza niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo ibuka aho wavuye wibuke naho uhagaze urindirire mwaho hantu biguhesha uburyo bwo kugera ahantu heza cyane none aravuze ati rero ungureho umuti nuko rero gira umwete wihane dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzenjiriwe dusangire aravuze ati niwumva arega hari abantu batashaka no kumva ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana rikamubwira ati ariko waretse ibi bintu abata wapisha abantu bazavuga ngo iki se ntago birabireka ibi ngibi bazavuga ngo iki mbiretse abantu bazavuga ati nari narayobye Satani akaza akamuha icyubahiro kitari cyo twavuze ko ijambo rivuga ngo ukureberera aho utareba warabona wambaye ubusa buri ariko ushatse kugira icyubahiro ku bantu arabona ukeneye imbabazi kuruta undi wita kuciriritse no ugiye kwiha icyubahiro ku bantu ariko icyubahiro ni cy'Imana bundi nukuvuga ngo wamaze kwambura
imana ntabwo ugifite imana. Yego. Niyo ngaruka ya ngaruka ngiyo iraje niyo nashatse kukubwira. Nuvuga ngo ntabwo ugifite imana muri wowe ngo ikuyobore, aho gusigaye wiyobora ubwawe. Nuvuga ngo niwe umaze kutangira kwiyobora ubwawe, nuvuga ngo niho ingaruka zigiye kuba. Yego, sibyo? Nagiye ntanga ingero nyinshi. Uyu munsi hari abasirikare b'u Rwanda n'urugero ntanze bakashaka kwigumura. Yego. Bakajya ku ruhande rwabo ntibajye ku ruhande rwa leta. Icyo gihe baba babaye abanzi. Nubwo bari abanyarwanda ariko baba babaye abanzi. Yego. Nuvuga ngo bashaka kugira icyo bakora ku Rwanda. Yego. Icyo gihe rero usigaye arakora ibishoboka byose abarwanye kugira ngo begereyo cyangwa bafate mpiri. Yego. Bavuga amateko. Yego. Hanyuma icyo gihe biragaragara ko urabu urenze urugero. Nuko ngo niba ugiye kwigumura ku Mana, Imana nayo ntabwo irakomeza kukureka gutyo. Ifite uburyo igiye gukora. Gaburiyeli araza akubite ahwanye, niko bimeze. Ingaruka niho iboneka. Nuvuga ngo wamaze gutakaza Imana, ingaruka ugiye kubona nuko ugiye kwishayisha mu bibi. Hari bibi ugiye kwishayishamo. Yego. Niyo ngaruka. Kandi ntabwo urashobora kugira. Umva ikintu kitangaje muri bibiri kuntu havuga. Haravuga ngo iyo wamaze kwihana ugakizwa, hanyuma ukaza guteshuka ukagwa, ngo hari abadayimoni barindwi barusha abambere cya gihe utarava ahandi twavuze. Yego. Barusha abambere babandi wari ufite cya gihe utarava ahandi Imana yagukuye. Banza wumve. Handi wari uri imbere hari abadayimoni wari ufite bakuyobora. Ariko Uwiteka araza gukuramo, agukora no muri baba dayimoni, agutereka handi. Aho aguteretse niho ukwiriye kurindirira handi navuze haryoshye. None icyo gihe iyo handi yaguteretse, iyo uhashingutse ugashaka kwijyana mu bindi, haza abadayimoni barindwi barusha abambere kuba babi, bakaza bakazirika umutima. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu wari ukijijwe, umuntu wasengaga, uzi waririmbaga, wasengaga, wari umuyobozi w'ikintu byose, iyaguye akajya kwishayisha mu bibi, kugira ngo uzamubwirize biragoye. Kumubwiriza ngo agaruke biragoye pe. Ariko Bibiri tubwiye ngo iki? Abo nkunda ndabacyaha. Nuvuga ngo ashobora kugwa, Imana yemera ko ushobora kugwa, ariko wakwihana ukatura, utongera kubisubiramo ikakubabarira, kuko ni nyembabazi. Umutunzi imbabazi. Ni umutunzi imbabazi. Rero imbabazi z'Imana ntabwo zijya zishira, ariko hari igihe zizarangira. Reka tunagane tunakira abantu ku murongo wa telefone nk'abangahe. Haramutse hari nka batatu tubanga dushobora kubakira ku murongo wa telefone ukaza kuduhamagara ukaduha igitekerezo cyawe. Turi ku ngingo ivuga ngo ni izihe ingaruka zo kwibagirwa aho Imana yadukuye. Hanyuma niba nawe hari zo wabuzi ushobora kuduhamagara ukatubwira, cyangwa se niba ari cyo watwunganiraho ushobora kutubwira, cyangwa niba ari n'ibibazo ufite ushobora kuduhamagara ukatubwira uciye ku murongo wa telefone ari wo 0788816666. Hari na Tigo Airtel 072 8 10 7 100. Hanyuma iyo mirongo yombi uraza kuduhamagara cyangwa se ukoresha ubutumwa bugufiya utubwire nawe uko ubyumva ko ikiganiro ari mbwira nawe. Ukiri mu by'isi wumva byose ari byiza, ntacyo wigera utinya namba, ibyiza n'ibibi utibira. Hanyuma akandi kantu numva nagera tutavuzeho, kuki usanga rimwe na rimwe iyo abantu bageze mu bihe bikomeye aribwo bibuka? Kubera iki? Iryo rya jambo umunyarwanda yacu umugane aravuga ngo yonza kumenya yari ijambo no kwiza nyuma. Nagira ngo wenda aka kantu tuze no gasoza tunirinda, cyangwa se tunatanga inama kugira ngo abantu bajye bakirinda. Kuki mu bihe bikomeye ariko twibuka nkatavuga ni wow, ubwo ndatanga urugero uzarebe ari nk'umuntu ugira utya akiri nk'umujene, umukobwa cyangwa se umusore, ukona ni inshuti y'abajene, ni inshuti y'urubyiruko, ni inshuti ya societe runaka. Hanyuma yagira atya akagira umugisha akabona umugabo cyangwa se umugore akagera mu cyiciro runaka, agahita aba bize kuri abo bantu bose b'abajene
hakaba n'abasiba amanimero, hakaba n'abagira ate agatabura burundu. Kandi ubwo baramufashije imbaraga nyinshi cyane kugeza ku munsi wa nyuma. Hanyuma uyu muntu akaba yarakiriye umuntu uraza kutubwira mu kanya. Hello. Ese nyaruka. Hanyuma nkibaza uyu muntu yagira ibyago runaka ukabona aragarutse. Kubera iki? Bikunda kubaho. Kuki tugeze mu bihe bigoye by'amage ariko dutangira kwibuka ko hari ibyo twirengagije, hari Imana yadukuye twirengagije, twarirengagije, twaribagiwe. Iki ngiki igisubizo ni iki ngiki. Nyine hariya ntabwo ubukibuka aho wavuye, abantu barakugaragiye, baguhaye intwererano, barakugose, baciye hirya no hino, hari n'ibyo wabuze, noneho urangije barabikora kwibanga. Abantu muranasenganye mugize mute ejo bonye promotion iragiye ubaye ministry, ubaye deputy, yenda ntaho cyo kugeraho. Condition ziba ziriho, yenda aho ndabyumva, aho ni ibindi ariko noneho wari umusore usenga, wasenganya na groupe, iragufashije, ubonye umugore, urazamutse, ibintu bigenze neza, hanyuma ugeze hagati usibye amazina yabo, kandi mu by'ukuri ikintu wakoze ara ahantu ugeze aribo bahakugejeje, aribo bafasha amaboko. Urumva n'urwara uzongera kubabona, nimero uzazikurahe? Ese nushaka imodoka, ese nushaka umuntu gutabara, uzamukurahe kandi wamaze kugira? Nuvanga ingaruka yacyo ni iyi ngiyi, icyo washaka kugeraho ntuzakigeraho. Kuko muri ba basore basigaye hari ubwo ushobora guhura n'ikibazo cya miliyoni, kandi muri ba basore wasibye hakaba harimo wayiguha, ariko kubera ko wamukuye ku murongo ntayazaguha, icyo gihe uzabuhombye. Niba bateza cyamunara bazagiteza kubera ko warangaye ukagenda kubasiba wibwira ko wageze ahantu hakomeye, sibyo? Ni nayo mpamvu nanabwira n'umuntu ufite ayo mafaranga w'umukire, yego, akaba akize, ye kwirata ko akize, kuko ubukire buraza ariko igihe kikagera ukanagenda. Yego, tubirebera kuri Yobu uburyo byamugendekeye bwa mbere, nubwo atari yarangaye ariko bwaragiye asigarira aho ngaho. Yego, nyuma yaho yaje kubona ubundi, ariko kubera ko yitwaye neza. Ariko hari n'abandi tubona mu ingero bagiye bakira, bafite amafaranga muri iki gihugu cyangwa mu bindi bihugu, ariko igihe kigagira bagakena. Icyo gihe rero ukeneye warihenuye ku bantu, ingaruka yawe ni ukugenda wububa. Wabona abantu wagendanaga mbere wiciyeho, iyo mugiye guhurura kwepa ugaca indi nzira, ubwo rero si ubuzima. Ntabwo ari ubuzima. Nyine umuntu washaka kugera muri urwo rwego agashaka kwikira hejuru, abimenye ko ubuzima bwe butameze neza. Yego, ntabwo azamera neza, ntabwo ibintu bimeze neza, kandi mu by'ukuri ibintu azibuka nyine ntabwo ntazabigarura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta buryo afite uburyo azabikasuringa ngo byongere bisubire ku murongo bigende neza, ntibishoboka. Igihe cyahise ntikigaruka. Okay, iyo turebye mu ijambo, agarutse mu rusengero akavuga ati abantu bose nabagiriye nabi, ubwo ndavuga mu rusengero, na abantu bose narabahemukiye, nakoze nabi, acishwe bugufi, yumvise ijwi ry'Imana nkuko ryabitubwiye, akagaruka, birashoboka aracyafite ibyiringiro, aracyafite uburyo bwo kuko yakongera kemerwa n'Imana n'abantu, sibyo? Nta muntu ushobora kwemerwa n'abantu 100%. Natwe turahanga hari abadatugukunda, hari abatishimira n'iki kiganiro tuba turi gutanga, hari abatishimira uburyo turi kuvuga dutoneka ku gisebe, sibyo? Wakabyumva ukundi kuntu. Reka nkubwira aka kantu karaje. Ubu wabona hari abantu barakajwe nuko twavuze abantu runaka, nta mazina twavuze, sibyo? Hello, nashimwe abakozi b'Imana. Yesu nahimbaza. Nashimwe cyane, nabumvishe n'ukuri cyane. Imana n'ukuri wewe umugisha. Turawakiriye. Imbaraga n'ukuri n'amavuta yakomeze bibabeho. Turabicakiye to. Muri kuvuga ku nsanganyamatsiko yo kwibagirwa. Yego. N'ukuri abantu ntabwo dukwiye kwibagirwa aho Imana yadukuye. Imana ibaradukuye kure, ariko ntitukibagirwe n'ukuri. Abibagiwe abo ngabo sinzi. Wabagiriye nama. Oya, abo ngabo hoya ntabwo bakwiye kwibagirwa. Ahubwo bibagiwe n'ukuri nibongera bigarukeho, barebaho Imana n'ukuye bakuye, barebe iby'Imana yagiye bakorera, barebe ko Imana yabagiriye neza n'ukuri. Imana iguha umugisha. Nk'umukristo n'ukuri. Uyu nguyu rwose ubirimo neza ntago akwiye kwibagirwa. Wow. Imana ibaradukuye kure pe. N'ukuri. Gusa nyine nabakurikiye, Imana ibahe umugisha, mbese mugira amagambo meza, ibiganiro byiza, mbwira nawe turayikunda cyane. Wow, urakoze cyane. Mujye muyibwira n'abandi, bajye bayikurikirana.
yego turabibabwira cyane. Imana iguha umugisha. Imana ikomeze ibaho imigisha. Ntabwo tubwiye aho uherereye ngo tujye tumenya uburyo tubasuhuza. Nitwa Jeannette ndi ku Kamonyi. Wow, Imana iguha umugisha. Yego mukunzi. Dusuhuriza abo ku Kamonyi bose, Imana ibagire neza. Yego ndabasuhuza. Turabakunda. aha ati ibuka aho Imana yagukuye ngaye ngo tujye tuganira turi kureba bamwe by'umurwo ingaruka zo kwibuka Imana yadukuye tunagera tunagana ku musozo ariko tunatanga inama muri rusange. Cyangwa ngo tugezeho rero inama arya benshi iyo hageze mu gihe cy'inama abantu bakwepa aya ntaho bajya gasanga inama ntiyo yumvise neza kandi ariho abatagiye niyo byose ibyo twavuze babizingiye ariko icyo twababwira nuko jambo ryatubiye ngo unesha azambikwa yego mwambaro wera sibyo no kuvuga inama twabaha nkuko uyu muvandimwe uduhamagaye abivuze twanakomerezaho twababwira ngo ceka niba ruhamagaye ariko twababwira ngo aho yarageze ye kwibagirwa ahubwo ajye ku murongo neza sibyo yego noneho bimutere kuguma aho ari yego noneho nahaguma hari ibyiza ategererejweyo mu by'ukuri aho hantu ngira ngo dutangira nahavuze ahantu uhagaze Imana yaguteretse yego wireba ibumoso cyangwa iburyo hirya no hino hagarara aho ngaho yego nkuko abakucya bivuze noneho icyo gihe biraguhesha kurindira icyo Uwiteka avuganye nawe muri rega abantu batwumva Imana ibaho umugisha yego kandi abantu bakurikira iki kiganiro Imana ibaho umugisha no kuvuga ngo uko byagenda kose ubundi iyo ugumya aho hantu yego uranesha uko ufite ukuneshereza iyo ugumye muri uwo mwanya wateretswemo yego Imana ihagusanga ishaka kugira ngo ikwagure nuvuga ngo muri uko guhagarara ugahagarara wemye hagutera kwaguka yego uranyumva neza noneho kwaguka kwawe bikaguhesha uburyo bwo kumenyekana yego rega burya nta nubwo dukwiriye kumenya ngo tuzaguma mu kibindi oya ukwiriye kumenyekana ariko ukamenyekana ku byiza ariko kandi ukanamenyekana ku byo wikoreye yego byawe bwite udatwaye abandi sibyo akazi ukagakora neza ukakora imirimo neza niba uhawe akazi niba uhawe ubupasiteri ahantu mu kigo runaka niba uhawe ubupasiteri mu itorero ryawe niba uhawe ubupasiteri ahantu n'ibyo byose cyangwa se ubaye pasiteri ari wowe ufunguye itorero ubyitwaremo neza ureke Imana ikuyobore yego itorero rizaguka yego ibintu bizagenda neza ubuntu bw'Imana buzakubaho noneho n'abantu bazagushima yego nongere mbisuremo nta muntu uzashimwa n'abantu 100%. Abantu bazakwanga bitewe n'imivugire yawe sibyo nkuko nari nabivuze hari abantu batishimiye uburyo tuba twatanze iki kiganiro ariko mu by'ukuri ntago tuba dushaka gutoneka ngo dusige igisebe cyanamye habo tuba dushaka gukuraho urukoko rwagiyeho kugira ngo noneho tukipfuke wa muntu ahinduke mushya no kuvuga ngo rero mu by'ukuri iyo umuntu ariko koza ikisebe birakurya yego yahanganiye kurakara ahubwo yumve ko muganga ashaka kugira ngo ikigisebe gikire ni Imana yashiriyeho mbwira nawe rero mu magambo make uyu muntu uri kutwumva duteze amatwi yaba uro hejuru yaba woroheje yirinde atagwa ahubwo aguma aho hantu kandi aho hantu nahaguma neza yego ndamugira inama hari ibyiza agiye kwakira kandi byiza bizamugeza ahantu heza cyane